Hey guys, kanizere ko mumeze neza, waba ubyutse waba ari nimugoroba, nizere ko wagize umunsi mwiza. Nkuko mubizi rero ni ntakwasa nk'ibisanzwe. So uyu munsi nongeye kugarukana none na Kigali House. Kwibutsa niba utari wakora subscribe, wibuke gukanda subscribe, like na share na comment kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe ubona bimwe mu by'ingenzi ukenera: amazu, apartment byo kugurishwa, byo gukodeshwa muri iyi minsi yose usigaje, kuko niho honyine ushobora gusanga ahantu hari amazu yizewe kandi meza afite location nziza. So rero uyu munsi turi hano Nyarutarama nje kubereka deal nziza, apartment nziza n'amapartment menshi agiye arimo amayunit atandukanye. Hari ibyumba 2 na salo, hari n'andi ibyumba 3 na salo. So na apartment meza. Reka ndarike Elisa aze abasobanurire ibigize izo apartment, daza kongera kugaruka mbatembereza tureba ibyiza by'ayo apartment. Thank you so much guys, murakoze cyane. Nkuko ntakwasa yari yamaze kubibabwira, reka nanjye mbahe detaye zizi apartments. Izi apartment ziri hano Nyarutarama, ahantu heza cyane muri location nziza, kandi zigiye zifite view nziza cyane, aho ba witegeye golfe na apartment nshyashya. Na apartments meza. Niba wicaye uri Burayi cyangwa uri muri Amerika, niba uri muri Afrika cyangwa muri Aziya, ntukwiriye rwose gucikwa n'aya madeals, kubera ko na apartment ifite swimming pool, ikagira gym, ikabamo ibikoresho byiza, kandi ibyo byose ubigurana birimo. Izi apartment rero urimo kureba inyuma yanjye nizo turimo kubabwira, ariko ubu ngubu tuvugana zirenda no kurangiramo bazigura. Nukererwa uzagura kuri fezi ya 2, kubera ko iyi ngiyo igiye kurangira. Aya apartment rero afite detaye ateye gutya, ngira ngo nkuko bari babibabwiye, harimo unit z'ibyumba 2, douche na toilette 3, hakabamo unit y'ibyumba 3 na douche na toilette 4, na salo na saramanje n'igikoni cyiza cyane. Furnitures izo ndazigutuye, ntuze gucikwa no gutemberana natwe ngo urebe furnitures ziri muri izi apartment. 2 bedrooms cyangwa se unit y'ibyumba 2 irimo iragurishwa ku 230 by'amadolari. Uguraza gukuba ukurikije aho idolari rigeze. Hanyuma ibyumba 3 bikagurishwa ku 280. Ubwo naho uraza gukuba urebe bitewe n'aho idolari rigeze. Ariko nanone kuri mwebwe muba mushaka gukora amadeals afite income nziza, ya yandi yiyishyura niyo wabafashe credit muri banke, iza apartment ziba ari sure deal cyane. Kubera ko reka nkwe nka idea wumve, nk'iyi nzu uramutse uyiguze 2 bedrooms ushobora kuzajya ubona income ya $2,500 buri kwezi, kandi ari fix. Hanyuma uguze iyi ngiyi ibyumba 3 byibura ushobora kuzajya ubona $3,500 buri kwezi, kandi ari fixe, cyangwa se amadolari 3,500 ahoraho ya buri kwezi muri rent, cyangwa se 2,500 ku byumba 2 ahoraho buri kwezi ari fixe. Urumva ko biba ari making sense. Niba uguze wiyinvestishije 2,230 bikazajya byinjiza 2,500 by'idolari ku kwezi, urumva ko ari deal nziza cyane ubukoze. Niba kandi ukoze investment y'2,280 by'amadolari, hanyuma ukazajya usaruramo nk'ibihumbi 3,500 ku kwezi, urumva yuko ari income nziza cyane. Niyo mpamvu rero tukurarikiye kuza gutemberana natwe tukakwereka akantu, kandi tubanje kuguha amakuru, ariko tugiye gufata uyu mwanya tugutembereze tukwereka ibice byose. Na apartment nziza cyane. Murabizi Nyarutarama namwe ni quartier y'abakoze bagahirwa, niko nabivuga, cyangwa se yabishoboye, cyangwa se bya bindi byo baca umugani ngo abafite inkwi barya ibihiye. Izi ni za quartier utasangamo akavuyo, cyangwa utasangamo abantu bagenda babandi bo bita nk'amabandi cyangwa iki. Ntabwo ushobora kubasanga muri iyi quartier. Niyo mpamvu rero dufashe uyu mwanya kugira ngo tubereke amadiru kuri Kigali House. Niho hantu hambere usanga deals nziza kandi zabyungura zimeze nka gutyo. Komeza ukore subscribe rero, tugiye kugutembereza urebe akantu kandi. Reka nongere bararikira umukobwa wanyu Ntakwasa azabatembereze kuri na apartment. Murakoze cyane.
As you see rero iyi niyo department yacu. Ahanga ni kuri ground floor. Anyway, hano hasi hariyo basement ariho hari parking gusa reka duhera ahanga mureba rero ugenda usumingamo gake bareba apartment yacu kuntu imeze. Ahanga hasi rero hazaba hari amatapi. Nuko batari barangiza kubakora hazaba hari tapi nziza cyane imeze neza. Mbese ibintu biroroshye biranaryoshye ku buryo uzajya uva ahanga hari agatapi ukayita ujya ahanga aho hazaba hari pisine nziza imeze neza ni nini. Ikindi cya kabiri na buri muntu wese washobora kuyogeramo bitewe naho wogera uko hangana. Iyi pati rero ni ya pisine, wava kuri tapi imeze neza hari akayaga keza ukahita umanuka muri pisine aho buri muntu wese uko waba ureshya kose washobora kuyogeramo. Iyi ni igice cya pisine rero. Tuvuye kuri pisine rero hirya yaho hari aho bari gutunganya gym. Abantu benshi ndabizi yuko abantu bakunda kuruhuka musobanukiwe ibyiza bya gym ko yari nziza especially ku masiporo. Rero kiriya gice ni inzu ya gym aho mwazamukoreramo amasiporo bitewe nuko ubishaka. Rero ahangaha ni kuri ground floor, aha hose hari ubwo ni tapi, ahangaha ni pisine, ahangaha ni gym. Turakomeza dutemberane ngenda mbereka n'ibindi byiza byose by'iyi apartment. So, ladies and gentlemen, reka mbahe ikaze kuri apartment nababwiraga nziza ibereye umusirimu, especially niba wumva ushaka kuruhuka, wumva unaniwe stress zose. So tugiye gutangira tuzamukane ngenda mbereka detail kuri detail. Most welcome. Aha, so guys, muko mubona rero duhereye mu kibyumba bitatu. Muko mubona iyi ni salo yaho. Harimo intebe nziza, harimo amarange meza, harasa neza, especially reba decoration irimo, urabona ko ari inzu iteguye neza. Iyi ngiki cyane twababwiraga kibyumba bitatu na salo. Ni hanini, hari umwanya uhagije. Ahangaha haba hari screen, nkuko bibona rero hari na view nziza isa neza cyane. Uba wicariye muri salo ureba hose uko ubishaka. Iyi niyo salo yaho neza. So dukomeje aha hirya rero uhita uhasanga igikoni cyaho. Iki ni igikoni cyaho kimeze neza, bakora ibintu byose ushaka. Harimo utubati twiza, hano haba hari na frigo. Iyi ni frigo, noneho harimo n'utubati tugiye dutandukanye tubika ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye nkuko mubibona. Wahakorera buri kimwe cyose ushaka. Iyi ngiyi ikaba salamanje nkuko mubibona. So turakomeza rero, ahangaha hari na balcony nziza cyane. Ubu uri kwitegera umujyi wose ugaragara ubona buri kimwe cyose. Hano hari umuryango umwe uhajya, hano hakaba nundi. Gusa reka tubereke hangaha. Iyi niyo balcony nababwiraga, ni balcony nziza ifite view nziza. Uba witegeye ubusenyita ishyaga arino, gusa urabona ko ari view nziza, akayaga keza. Kandi nubwo ari balcony yonyine kuko ntari ya hirya hari yindi balcony nziza uba uri kureba ahantu hose ushaka. So guys, reka dukomeze no mu cyumba cya mbere. Sinijye gisa kandi ahangaha igikoni cyaho cyangwa se salo yawe ifite n'akabati kabyo. Ibyo reka tureke kubitindaho, reka twinjire mu cyumba cyacu. Iki ni cyo cyumba cya mbere cyegereye umuryango w'inzu yacu. Harimo matera nziza ukibibona, harimo ibikoresho byose. Icyo nicyo kintu cya mbere. Izi apartment ifite ibikoresho byose, usanga inzu yuzuye. Ubu nibwo buriri bwiza. I think uko bureba waryamye ntiwabyuka. Of course hari view nziza uko igaragara, uri kureba hanze hagaragara neza. Mbese hari na decoration nziza, amarange meza. Sinibyo gusa, hari garderobe nziza ziri civilize, zigezweho, zikeye, zifite isuku kandi zirimo n'umwanya munini. Ingano y'imyenda yose waba ufite, ibikoresho byose waba ufite, aha hantu haruzuye. Sinibyo gusa kandi n'igitanda cyawo gifite akabati kako keza, bimeze neza cyane, biratunganye. Let's go tujye muri bathroom yayo. Narababwiye ati muri Kigali House nabwo tujye tubazanira ibintu bibi. Wewe remember gukanda subscribe. Reba bathroom tubafitiye. Ni bathroom nziza, iri civilize, igezweho, imeze neza, ya electronique nk'ibisanzwe. Ntabwo tujye tubereka ibintu bibi. Harasa neza, hameze neza, mbese harasukuye, ni heza cyane. Mbibuze ko iki cyari icyumba cya mbere mu byumba bitatu. Anyways, tutarakomeza, nani bagiye kubereka handi hantu. Iyi nzu ifite lounge yaho, aho wamesera, aho ukorera amasuku yo kumesa imyenda yose uko yabingana kose.
rwose urabona ko ari umwanya uhagije. Si nibyo gusa kandi hari n'undi mwanya ushobora kubikamo inkweto, harimo utuntu tubika inkweto washyiramo inkweto bitewe n'ibikoresho byose waba ufite byawe by'inkweto byakwikwamo. Dukomeze rero mu cyumba cya kabiri. Tugikomeje ahangaha rero, so never mind, iyi ni screen ijya aho ngaho. Iyi ni bathroom y'abantu bazaba bari muri salon, ni bathroom nziza. Ubwo bishatse kuvuga ngo ni bathroom y'abashyitsi, especially ku muntu uri muri salon ntabwo ari ngombwa ko yinjira mu byumba. Dukomeje rero ku cyumba cyacu cya kabiri, nacyo ni icyumba gifite nk'ibisanzwe, gifite bathroom yacyo, kikagira garde-robe, gifite view nziza, nk'imitako nk'ibisanzwe, design yacyo iri unique, igitanda cyiza, amashuka meza, bed cover, byose birihariye. Tujya kuri garde-robe yayo. Garde-robe yayo ni nziza, naho izifite umwanya munini wabikamo ibintu byose ushaka, ingano y'imyenda yose waba ufite cyangwa ibintu byose waba ufite ukeneye kubika muri garde-robe, ifite ubushobozi bwo kubibika. Dukomeje rero, hano hari bathroom y'iki cyumba, nayo iri electronique, ni nziza, isa neza, ibimeze neza, irasukura, mbese urabona ko ari 10/10. Kwibutsa yuko iyi apartment iherereye Nyarutarama, kandi ikindi tubigezweho na Kigali House. Dukomeze tujye muri room. Ladies and gentlemen, so welcome kuri master room yacu ya apartment yacu. So nkuko nabibabwiye rero, iki ni icyumba cyawo cya mbere muri iyi apartment. Iki cyumba muri iyi nzu naberekaga, iyi ni master room yayo, uko mubibona ni nziza, 10/10. Uburiri bwawo bye mubimbaze nge mbyicayeho, so uburiri bwawo ni bwiza, uhita unabona ko n'imitegurire yacyo irihariye kabisa. Iki cyumba rero ni kinini cyane nkuko mubibona, decoration yacyo irihariye, hameze neza cyane. Ikintu cyiza cya mbere cyiza cy'iki cyumba ni view yaho. So ku bantu muri kubibona, ifite view nziza, ifite view irengeje ibikenewe. Si nibyo gusa kandi, welcome. Urabona ko ifite view nziza kabisa yihariye. Wait, si nibyo gusa, ku bantu mugira ikibazo cy'ubushyuhe, ahantu harashyushye, ahantu harakonje, ni igisubizo kuko dufite climatiseur nziza cyane rwose. So muze mbereke bathroom rero y'iki cyumba, irihariye. Ibintu by'iki cyumba ni urundi rwego kabisa. Tukagira bathroom nziza, imeze neza, ni electronique, nyine urahita ubona ko ari master room koko. Ni nziza cyane rero. Iyi bathroom nayo irasa neza, imeze neza, kandi n'aba bantu bagira ikibazo cyo kuvuga ngo baragwa muri douche baranyerera, ntabwo ari ikibazo kuko amakaro yaho arizewe. Tukiraho ngaho rero, ikindi agashya k'iki cyumba rero, ese uzi ko igira dressing room yayo naho ni aka gace aho ngaho haba hari amagarde-robe meza cyane, asa neza. Sinzi nawe muri kubibona, ko watari kubibona, ni amagarde-robe asa neza, ingano y'imyenda yose waba ufite ahangaha bikwirwamo. Irene ni dressing room yaho y'iki cyumba master room, ni cyiza cyane, kirakwiriye, mbese ni icyumba gihagije kuba gikenewe. So nibyo nashaka kubereka by'uyu munsi. Mbere na mbere ndabashimiye mwebwe twabanye muri iyi video yose, mugakomeza kubana nanjye paka iyi video irangiye. Mbibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel ya Kigali House. Iyi apartment naberekaga iherereye Nyarutarama. Uyifuza cyangwa se uyikeneye no kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara Kigali House. Yari ntakosa nk'ibisanzwe. Love you.